Ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi twahuye na Chef Steven, aratwibwira atubwire n'urugendo rwe rwa Culinary. Karibu Chef Steven. Murakoze cyane n'amakuru. Ni meza. Ngira amahirwe yo kuba umpaye umwanya kugira ngo mvuge urugendo rwanjye muri kariyeri y'igikoni. Urugendo rutari rworoshye, nyuma y'igihe kinini nabitekerejeho nkabyibazaho, nza gufata umwanzuro utari woroshye. Iki hari mu mwaka wa 2006, bavuga yuko umwuga w'igikoni ari uw'abadamu. Muri icyo gihe ndumva bitari byoroshye, ntabwo abantu bagasobanukirwa neza inyungu zo kuba umushefu wabigize umwuga. Uhereye icyo gihe kugeza ubu wagiye uhura n'izihe ngorane ndetse n'ibyiza wahuriyemo nabyo ni ibi? Muri rusange ni byinshi, ntabwo nabiva ngo mbirondore, ariko imbogamizi zari zirimo zari nyinshi. Icyo gihe abantu bigaga amasiyanse, biga ubundi bumenyi busanzwe, ariko iyi myuga twita imyuga icyo gihe bayitaga sarayi icyo gihe, ariko hari imbogamizi nyinshi, cyane cyane ko njyewe nari umwe mu bantu bari baraturutse mu gihugu cyo hanze amahanga. Ntabwo uwo mwuga twari tuwumviseho bwa mbere, kumva ko guteka ari iby'abadamu, ariko aho nafatiye umwanzuro nkaba ngo ibintu bigiyemo, icyo gihe nabigiyemo mbyanga, ariko uko byagiye bikora nagiye mbona ari byiza. Rero navuga yuko imbogamizi ya mbere byari kumva yuko ibintu bitabaho, ubigiyemo yabaye umugore nta mugabo uzamuvamo. Muri rusange ni ibyo ngibyo, ariko impamvu zo ni nyinshi, ariko muri zo zikomeye cyane, zari zikomeye zanyuze. Ikindi cyari ukwibaza ngo ese umuntu utize ayo masiyanse ku muryango wanjye navagamo ntabwo wabyumvaga. Usibye njyewe nanjye ku muryango wanjye ntabwo wabyumvaga. Uvuga wibaza ngo se ngo uyu mwuga ugiye kujyamo uzagufasha iki, ariko kubw'Imana nabigiyemo kandi n'ubu ntabwo nyicuza ariko nabigiyemo kandi nzi neza yuko bintungiye umuryango. Nyuma y'uko winjiye mu mwuga w'ubutetsi bwa kinyamwuga ndetse ugahura n'imbogamizi zitandukanye kubera imyumvire yari iriho icyo gihe, ubu byakugejeje ku ki uhereye icyo gihe wasangiza Abanyarwanda? Ni byinshi, ntabwo nabirondora kuko buriya urugendo rw'umuntu aba ari rurerure. Navuga yuko muri bimwe wenda by'ingenzi, kuko n'ubu ndacyahangana nabyo kugira ngo ngere ku rwego rushimishije, ariko bimwe by'ingenzi muri byo hari kuba ubwabyo nabaye umunyamwuga. Ndi proud w'umwuga nkora, ntabwo njya nikandagira mvuga ngo ese barambona bate, kuko nabonye yuko byinshi kuri uyu mwuga nagiye mbona ingero nyinshi. Abantu benshi ubu ntabwo umuntu kwiga ubudogiteri, undi akiga ubujeniyeri, undi akiga ubutetsi, usanze ko kuba umutetsi w'umwuga nabyo ushobora kubonayo amafaranga washakaga. Ayo mafaranga nizeye yuko kuyabona ari inshingano, kuko turi muri uru rugamba kandi ingero nagiye nzibona kuri benshi bananze imirimo y'umwuga. Ikindi kuri njyewe nk'umuryango, ku giti cyanjye, njyewe ubwanjye nubaka urugo, nshinga urugo, amafaranga yo kugira ngo ntangize uwo mushinga nayakuye muri uyu mwuga w'ubutetsi, kuko niho hantu nashinze urugo ari uko maze kubona akazi, kandi akazi nkabonye kashoboye kumpa ubwo bushobozi bwo kubaka urugo. Ikindi abanyeshuri, maze kubaka urugo, umuryango, naje kugira umuryango, ngira umugore, ngira n'abana.
abo bana mu buryo bwa buri munsi ibyo bakenera bya buri munsi nta handi biva muri wa mushahara mpembwa kubera umwuga nahisemo. Muri rusange rero ni ibyo, naho wavuga iby'uyu mwuga ntabwo nabirangiza, ariko muri make ni icyo byangejejeho ni ibyo ngibyo muri rusange. Urakoze cyane Chef Steve. Kuva utangiye uno mwuga watangiriye ku iyihe position ubu ugeze ku yihe? Mu gikoni hagenda habaho amapozisiyo agiye atandukanye, ubu ugeze ku iyihe position? Nakubwira yuko nk'uko nkubwira yuko urugendo ntabwo rwari rworoshye. Njyewe nakubwiye ko iyi kariyeri ntabwo ibi bintu ntabwo nari narabyize amashuri asanzwe. Nari narize bisanzwe, ariko kubera amateka y'iki gihugu y'ubuhunzi n'ibindi byose, za kureba ikintu cyose kuko nabonaga yuko igihe cyo kwiga cyansize, ntabwo nabanyweka niga umwuga nibura wabasha gutunga njyewe ugatunga n'abazankomokaho. Rero icyo gihe natangiriye ku mwuga, niga igihe kingana n'umwaka, mbona certificate mu bintu bya food and beverage muri culinary. Icyo gihe ndangije icyo gihe hari hagezweho Serena Hotel nibwo yari ikiza Beninga. Mpageze ntabwo nagiriye amahirwe kugira ngo ntangire mu inzozi zanjye nk'uko nari nabyifuje. Icyo gihe nahereye kuri icyo bita stewarding, cyangwa se abo bita abaherepa bafasha abatetsi mu gukora amasuku. Ntangira nkora isuku mu gikoni. Icyo gihe byantwara urugendo rurerure, ariko icyo gihe ni imbogamizi twari dufite nk'abanyarwanda. Ntabwo umwuga wa hospitality mu Rwanda wari wagatangiye ngo umenyekane. Tuza twagira ngo ni amahirwe, ariko yari n'imbogamizi kuri twe nk'abanyarwanda. Abanyakenya nibo batwakiriye twigisha umwuga. Natangiye nkoropa, ariko uko nkora stewarding, ubwo stewarding ni ugufasha abatetsi gutunganya amafunguro ategurwa, gukora isuku mu gikoni, ibikoresho bikoreshwa mu gikoni byose nizo zari inshingano zanjye. Ariko haza kugera iherezo riraba, umukoresha wanjye cyangwa se aho twakoranaga, kubera igihe nari maze mu gikoni, mvamo ninjira mu gikoni, ninjiye nka assistant cook. Ntangira nka assistant cook, ndakora. Ndibuka natangiye ahantu kuri Arcade, nza kuhakora amezi 6, ndahava njya kuri icyo bita potatoes. Ni kuri section ikorerwaho tunganyiriza ibikomoka ku birayi. Icyo gihe naho narakoze. Urwo rwego rwose izo nzira zose nanyuragamo, hose habaga hari amasomo yihariye kandi utakenera ngo uvuge ngo ibintu biroroshye. Aho hose narahigiye, namenya, nza kuhava, njya ku rundi rwego. Ubwo niko nahinduka section zose kuko kitchen brigade biteye, ariko aho hose nagenda manyura kandi no kurumenya. Ugenda wiga niga. Ubwo rero kuva icyo gihe guhera 2008 kugeza 2010, igihe cyose nakoraga nka steward, ariko 2011 nza kuzamuka mu ntera mba umutetsi, mba assistant cook. Ubwo ndakomeza 2016 nibwo nabaye cook full. Ubwo muri make urwo ni urugendo rwanjye, ariko kubera ko byari byoroshye, hari competition nyinshi z'abanyakenya, n'umwuga wacu niba wari ugitera imbere. 2016 habaye inkundura, haza n'amahoteli, bwo haje
Marriott haza convention center kiza kubaho haba recruitment y'abakozi kugira ngo bahindure, nibwo nahavuye njya convention center, naho nkora training irangiye mbona nta mushinga uzaza, mbona kariyeri yanjye ishobora gusubira inyuma, ubwo nasubiyeyo nsubira Serena. Nsubira Serena naje kuva ku birayi ndetse n'aho hose nakoreraga, njya kuri Arakati Mirima, ngera Mirima, aho Mirima nahakoze guhera 2016 kugeza 2019. Na 19 narahavuye njya Sokoni, nako na 19 habayemo icyorezo cya covid. Covid yatwaye imyaka hafi irenze 2. Icyo gihe ndi umwe nanjye ntabwo nagira amahirwe yo gusubira mu kazi, imyaka 2 ntari mu kazi. Nyuma ya 2021 nari ndi mu buzima bwo hanze, 2021 nasubiye muri Serena. Hanyuma mu gusubirayo nsubira ku nshingano, nsubira muri Arakati, ariko none sinasubira Mirima, nsubira kuri Sokoni restaurant, nayo Mirima nayo ni Sokoni, nayo ni restaurant yihariye ariko nayo ikoresha Arakati. Icyo gihe rero twarakomeje nkomeza ndiko kugeza ubu ngubu niho ndi cook, senior cook, ariko umaze igihe mfite experience imyaka 15. Urugendo rwanjye n'urwo, kandi n'ubu ndakiga. Mbere y'uko ayo mezi yose, iyo myaka yose, hari n'ahandi umuntu agenda aca za Indian tugakoramo. Nakozemo nk'amezi nkageze kuri 2 kuri Indian dish. Nakoze breakfast igihe cy'imyaka 2. Nakoze production nk'igihe cy'umwaka 1. Kandi si ibyo byonyine, twagiye duhabwa amahugurwa anyuranye. Turagushimiye cyane Chef Steven. Hari abantu benshi bagipfobya umwuga w'ubutetsi, bumva ko ngo ntacyo wenda wabagezaho, baba bashaka gukora mu ma office, bakumva bajya mu zindi domaine, cyane cyane nk'urubyiruko rukiri rutoya rukeneye kwiga umwuga w'ubutetsi. Ni iki wabakangurira kugira ngo nabo bumve bakunze uyu mwuga? Urakoze cyane. Byo nabakangurira ni byinshi. Ni ukuri hari igihe njya nicuza nkavuga ngo yaba nisubiye inyuma asubira butoya. Tuvugana ngije imyaka 41 y'amavuko, ariko uburyo numva ishyaka n'ubutwari mfitiye uyu murimo nkora sinzi ko nabikubwira. Rero nk'urubyiruko, nk'abana bakibyiruka bafite imbaraga, leta muri iyi minsi, muri gahunda ya leta, ishishikarije abana kwiga imyuga, cyane cyane ko amasiyansi n'ibindi byose ni ibintu n'ubundi bikomeza. Ushobora kwiga umwuga ukakugeza no kuri ayo masiyansi yose wiga. Rero uyu mwuga ni mwiza ku bana bakiri batoya, cyane cyane abana b'ingimbi bagikura, bakwiye kwiga aya mahirwe, bakiga gukora umugati, bakiga gukora uburyo bwose, ibikenewe byose kugira ngo utere imbere, kandi bakoresha amaboko yabo. Ikintu ukoresha amaboko ntigisaza kandi ntabwo kibagirwa. Kandi icya kabiri ni uko aha hantu uyu mwuga urimo amafaranga. Nahoze mbabwira ngitangira yuko nta mudogiteri wahembwa kurusha umutetsi, kuko tuzi abashefu bamaze kugera ku rwego rwa miliyoni 3-5, kandi nta kindi ni urwo rwego. N'abadogiteri kandi nzi ko nta mudogiteri ushobora kujya kuri aya mafaranga. Rero icya kabiri hari no kwihangira umurimo udategereje umushahara. Kwiga gukora bizinesi yawe ishingiye ku byo wize, ishingiye ku bumenyi, kwiteza imbere,
ku buryo uvuga uti uyu mwaka cyangwa se ubundi utaha nzashaka uburyo nunguka mu byo nkora, hanyuma mu by'ubwenge, hanyuma nteze imbere umuryango wanjye cyangwa n'igihugu muri rusange. Urakoze cyane, turagushimiye Chef Steven, umwanya wanyu mwaduhaye mukadusangiza ku mateka yanyu y'urugendo rwo kuba umushefu wabigize umwuga, kandi mukaba mugikomeje mugifite imbaraga, ndetse mukangurira urubyiruko rukiri ruto kwinjira muri uyu mwuga, bakawukunda bakawukora neza ukabateza imbere. Dusoza, hari ikindi wumva wageza ku banyarwanda nka motivation, hanyuma tugasoza? Icyo nageza abanyarwanda, ubutumwa mfite nta bundi, ni ukubwira ko umuntu wese akwiye kuvana mu maboko agakora. Icya kabiri, adasuzuguye akazi kamwe, habe na kamwe yasuzugura, kuko akazi kose burya akazi kabi ni ukwiba, ariko akazi kose ukoze ugashyira umutima wawe, ugakoresha amaboko yawe, ugakura amaboko mu mufuka ugakora, uzi neza yuko wabasha kugera ku nzozi zawe utekereza. Ikindi ni ukumva yuko kubona amafaranga atari imikino, ni ukugira ubushake, ni ukugira imbaraga, ni gukora ubunebwe, ukagerageza gukora kugira ngo ubashe kwiteza imbere. Muri rusange ni ibyo. Ahasigaye buri muntu wese, yaba umwana yaba umukuru, reka abantu bagerageze guhanga imirimo bakore. Kandi ikindi, abantu bagisuzugura uyu mwuga cyane cyane, hari abantu bagifite imitekerereze bivuga ngo guteka bakabera muri baba ntuwo mu rugo, babakozi bo mu rugo bakaba ni ikiboyi. Ibyo ntabwo ari byo. Bagira ngo ibyo bintu kuri uyu munsi twizihiza isabukuru y'imyaka ngarukamwaka, kwizihiza umwaka w'abashefu ku isi. Ibintu atari byo, abantu ibyo bintu bikorera mu mutwe. Uyu mwuga ni umwuga uri professional, ni umwuga utunze abanyarwanda, ni umwuga utunze abantu ku isi, ndetse ni umwuga ubasha gutunga buri muntu wese uko abyifuza. Murakoze cyane, turagushimiye Chef Steven. Nizere ko n'igihe tuzabakenera ubutaha tuzababona. Rwose ni karibu, rwose tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Dushimiye cyane abadukurikiye bakurikira Hospitality TV. Imana ibahe umugisha, mukore subscribe. Nk'uko twabyiyemeje, tuzaba tugenda tubazanira abantu batandukanye mu nzego zitandukanye za Hospitality, kugira ngo mugende mumenya amakuru menshi ku bijyanye na Hospitality. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Murakoze cyane.